hari benshi batabishoboye kandi babyifuje ariko babigira. Nyamukobwa munini namushakaga ariko ngo yihangane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 105. Sinzi impamvu uyu munsi Imana yashimye ko tureba ku magambo asa naho akomeye. Umwigisha wa mbere yatwigishije ku ijambo ry'uko ishaka ridashobora kubaho ritabanje gupfa. Imana ishimwe. Bivuga ngo kugira ngo ishaka ryere andi mashaka menshi nuko rigomba gupfa. Imana ishimwe. Haleluya. Ariya magambo yankomeje cyane kandi numva arasa nayo nanjye nari nateguye ko turi buganire uyu munsi. Imana ishimwe. Haleluya. Rero nituba amaso turamenya icyo Imana iri kudushakaho uyu munsi. Imana ishimwe. Haleluya. Ni ngombwa ko ishaka rigomba kubanza rigapfa. Amen. Kugira ngo tugire aho tugera tugomba kubanza gupfa. Haleluya. Kugira ngo ubuzima buhinduke hari ibigomba kubanza gupfa. Amen. Haleluya. Nanjye nari nateguye amagambo ari buze kudufasha kandi ari gusa nayo muzehe yatwigishije. Imana ishimwe. Ndagira ngo mubwire ngo wowe wabashije kugera hano umenye icyo Imana iri kugushakaho. Kaba kanya gato ariko ukabyaza umusaruro ubanza upfe. Haleluya. Emera kubanza gupfa kugira ngo ubashe kuzuka. Haleluya. Nabaho Dawidi yabivuze neza ngo nari umusore none ndashaje. Haleluya. Nanjye nari mutoya none ndimo ndasaza ariko sinari nabona Imana ikora ku buryo uba uyu munsi byiza ejo byiza ejo bundi byiza ejo bundi buriya byiza tugende muri byiza. Haleluya. Uyu munsi bari byiza ejo bikabanza bigapfa. Haleluya. Bikabanza bigapfa kugira ngo twongere tubeho. Imana ishimwe. Rero nishaka kugira ngo bizakure utera akabuto gato kamwe ariko kagapfa kakabora kazuka ugasanga ibundu. Haleluya. 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 Rero natwe birasaba iki ko tubanza tugapfa twemere dupfe. Ntidushake guhora mu byiza gusa ahubwo twemere n'ibibi bitugereho. Amen. Haleluya. Gupfa k'umukristo biri mu bwoko bwinshi. Ushobora gupfa kubanza ugapfa mu byaha cyangwa se ukabanza ugapfa mu bigeragezo kugira ngo wongere ubeho. Imana ishimwe. Uzi ko Imana ishobora kuguha ibya mirenge ugapfa utanabiriye. Imana ishimwe. Ariko ndagira ngo mubwire ngo niyo mpamvu Imana itagituma duhora twishimye gusa. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi urishima ejo bigahinduka, uyu munsi wishima ejo bigahinduka, kuko tugumye mu munezero ntabwo dushobora kubaho, ntabwo twaramba. Imana ishimwe. Irareka tukabanza tukagira gute tukongera tugasubira hasi ikongera ikatuzamuka, tugasubira hasi ikongera ikatuzamuka. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Tugomba gupfa. Mama Fingu Imana ikuretse ukajya ubona kubera kuwa mbere ni sawa nta kintu kigustereza wazibuka no gusenga usengera ikize waba wumva ibintu Imana yarabigenje neza, ariko ni ngombwa tubanze dupfe
tubanze dusubire hasi, tubanze dusubire mu bigeragezo, tubanze tugorwe, twumve ukuntu bimera, noneho twongera tubone n'agaciro Imana itumariye. Imana ishimwe. Rero tugiye gusoma iyi Zaburi. Ntabwo ndi gusoma amagambo menshi, twahereye kare twiga, ahubwo turaza gusenga. Imana ishimwe cyane. Zaburi y'105 umurongo wa 19 niwo turi buhereho. Njye mfite Bibiliya y'Igiswahili, ufite Ikinyarwanda aradufasha gusoma, abafite iz'Igiswahili nabo murasomaho Zaburi y'105 umurongo wa 19. wa 19. Zaburi y'105 umurongo wa 19. Soma mu izina rya Yesu. Kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Umwami yaratumye baramubohora. Umutegeka w'amahanga yaramurekuye, amugira umutware w'urugo rwe, amubitsa ibintu bye byose, ngabohe abakomeye be uko ashaka, yigisha abakuru be ubwenge. Kandi Isirayeli ajya muri Egiputa, Yakobo atura mu gihugu cya Hamu, kandi Uwiteka abwiza ubwoko bwe cyane. Bekera. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoye ku buzima bwe, isezerano rye ryaramugeragezaga. Imana ishimwe. Haleluya. Abafite iz'Igiswahili mwahabonye cyangwa se iz'Icyongereza? Abafite iz'Igiswahili haravuga ngo hata wakati wa kuadia neno lake, ahadi ya Bwana ilimujaribu. Mfalme alituma watu akamfungua, mkuu wa watu akamwachia, akamweka kuwa bwana wa nyumba yake na mwenye amri juu ya mali zake zote. Haleluya. Amen. Amen. Yosefu ari mu bantu baciye mu bintu byinshi bikomeye, ariko ntabwo yari yarasabye kuvuka ngo azace muri ibyo bintu. Imana ishimwe. Yari yaravutse nk'abandi bana, avukira amezi 9 nk'ay'abandi, arakura nk'abandi, avukira mu muryango nk'abandi, ariko ntabwo yari azi yuko ubuzima bwe buzageragezwa kuri ye. Imana ishimwe cyane. Yaciye mu bintu byinshi, bene se baramwanga, bene se bamuvuga nabi, noneho Imana, igikundiro cy'Imana kikarushaho kumuzaho cyane. Haleluya. Ariko mwajya mureka bakanabanga, ubundi umuntu agukunda ngo akugire gute? Haleluya. Uzi ko hari igihe umuntu ashobora kugukunda ukibagirwa ko Imana ibaho. Amen. Ariko mujye mureka banabanga kugira ngo mwibuke ko Imana iriho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arangwa, bene se baramwanga, bakamugambanira, muribuka bo bamutaye mu rwobo naho agakurwamo. Imana ishimwe. Haleluya. Aragurishwa. Noneho wari umujyanye kumugurisha, aramureba, aramukunda, aravuga ati ariko ubundi
kugira ngo mugurishe jyewe wamugira imbata. Imana ishimwe. Wamugira umukozi. Haleluya. Ariko ndagira ngo mubwire ngo byose byari mu mugambi w'Imana, kubera ko ikintu cyatumaga Yosefu arwanwa ni ikintu Imana yari yarashyize muri we. Imana ishimwe. Utagira ngo bazapfa kukurwanya gusa, nta kintu Imana yashyize muri wowe, ntabwo bishoboka. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo bashobora kukurwanya, nuko hari ikintu Imana barashyize muri wowe. Shatani wacecetse. Ari mwari kumbwira nta kibazo. Amen. Haleluya. Ntabwo unubona uri kurwanwa cyane, ujye umenya yuko hari ikintu kiri muri wowe Satani ari kukurwanya. Imana ishimwe. Umuririmbyi arareba aravuga ngo nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yabwiye, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe. Uko biri kose nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Tuzagera naho yavuze, tuzagera naho yatubwiye. Rero numara kugira ibyo byiringiro, nunabona uri kugeragezwa, nunabona uri gucishwa mu bikomeye, uzavuga ngo uko biri kose nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yambwiye, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe. Yosefu ijambo riratubwiye ngo kugeza mu ijambo ry'Uwiteka ryasohoye ku buzima bwe, isezerano rye ryari rikigeragezwa. Haleluya. Haleluya. Isezerano rye ryarageragezwaga cyane, ryaramugerageje. Yanzwe na bene se, kivuyeho bamutaye mu rwobo. Urumva na mbere hose yaracucarikwaga. Karosi araje, uyu yigize Karosi, ubu none haje kutubwira ko yarose ikira. Yabagaho ari kuri stress za bene wabo. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko none mu mwobo baravuga ngo reka tumute mu mwobo. Muri umuntu aravuga ngo ariko nanone ngo amaraso ye ntitwazayabazwa, ngo mwaretse tukamugurisha. Imana ishimwe. Mwaretse tukamugurisha, ariko byibura amaraso ye ntatubarwa, hari umuvandimwe. Imana ishimwe. Baramugurisha, nabyo biba haragurishwa. Ageze no kwa Potifari, aho amaze kugera naho ntiyagira amahoro. Umugore waramukunda, aramwifuza, aravuga ngo uko biri kose waje hano ariko ntabwo uzancika. Imana ishimwe. Iryo naryo riramugerageza. Haleluya. Icyo nacyo kiza ari ikigeragezo cy'isezerano rye. Ariko Yosefu aravuga ngo uko biri kose ntabwo ndi bugambanire umwami wanjye. Imana ishimwe. Icyo nicyo kitunaniye, ni uko tunanijwe no guhagarara ku cyo Imana yavuganye natwe, tukaba turi kugambanira umwami wacu. Igihe cyose uzatakaza kwizera, uzaba wamaze kugambanira umwami. Haleluya. Kubera ko hari icyo yavuganye nawe, kubera ko hari icyo yakuvuzeho, ariko byakunaniye, urabonye bikomeye ngo shango ngego rwose mu noneho we ngo no gusenga none niyo nabireka. Ngo ubuse ko Imana yari yaravuganye nanjye iki, kubera iki se kidasohotse. Imana ishimwe. Ariko ndagira ngo mubwire ngo guma ku cyo Imana yavuganye nawe. Nugera gucogora niho Satani azazana ibyo kukugerageza, nawe ukabivamo. Imana ishimwe. Niba Imana yakubwiye ngo uzakora ubukwe, numara kubona byanze uzavuga ngo no, ubwo byanze reka nishingire, bwa bukwe ntibukibaye. Ntabwo ari Imana yavuganye nanjye, buriya wa mpanuzi yari yavangiwe. Ariko ndagira ngo mubwire, ntabwo uzi ko wageze muri cya gihe cyo kubanza ugapfa. Haleluya. Biradusaba tubanze dupfe. Yosefu yagera kwa Potifari akagubwa neza, akemera kujya aryamana n'umugore. Isezerano ryari rirangiye, ryari rimaze gupfa. Ariko yaravuze ngo reka nemere ikigeragezo kingereho, reka nemere banyite uko bashaka, reka nemere neseke, reka nemere njye muri gereza, ariko ndarinda icyo Imana yavuganye nanjye. Haleluya. Icyo Imana yavuganye nawe biri ngombwa kukirinda.
kuza. Ijambo ry'Imana riko rimbwira ngo ariko ikibazo ngo ubizana niwe uzabona ishyano. Haleluya. Mana ishimwe. Reka bakuvuga ariko bigutwaye iki? Emera uvugwe, ntabwo bizabura kuza, ariko ubizana niwe uzabona ishyano. Ariko wowe rindira icyo Imana yavuganye nawe. Mana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Uyu Yosefu twasomye amagambo meza wamaze ngicyo gihe cyose akirindiriye ko ijambo Uwiteka yamuvuzeho. Isezerano rye ryarageragezwaga, ryaramugerageje. Amen. Erega buryo utagirane nawe wageragezwa, niryo ryageragezwaga. Niryo ryageragezwaga, ntabwo ari we wageragezwaga. Kuko icyo yarashinzwe kwari ukurira icyo Imana yavuganye nawe. Isezerano ryari muri imbere niryo ryagombaga kugeragezwa kugira ngo niritugereho. Natwe nuko tumeze, turageragezwa. Mana ishimwe kugira ngo icyo Imana yavuganye natwe ntikibashe kutugeraho. Mana ishimwe. Ariko nituguma ku cyo Imana yavuze ukavuga uko biri kose, nubwo uyu munsi byagenze gutya, nubwo uyu munsi bikomeye, nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yambwiye, kuko Imana yacu atari umuntu ngo ibeshye. Haleluya. Haleluya. Ariko hagati aho katikati hagati y'isezerano no kurigeraho hari intambara, harimo gupfa kwinshi. Mana ishimwe. Uyu munsi urambara neza, ejo bikanga. Uyu munsi urarya neza, ejo bikanga. Haleluya. Urabanza ugapfa. Mana ishimwe. Urabanza ugasubira hasi, urabanza ukababara, uzahura n'abakubwira ngo ibi ntabwo bishoboka, nawe ubona bidashoboka uvuge ngo reka mbivemo. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ariko uko biri kose jya ufata ikintu kimwe Imana avuganye nawe, uvuge ngo nzagera aho yambwiye, nzagera no ku cyo yavuze, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Amen. Ese hari icyo Imana yavuganye nawe? Ese kirimo kirageragezwa? Mana ishimwe. Ese urimo urageragezwa nacyo? Ndagira ngo ubwire ngo komera ku cyo Imana yavuganye nawe. Uko byagenda kose kizasohora. Imana ishimwe cyane. Nyuma y'uko Yosefu yinjira muri gereza akajya kugeragezwa, akabesherwa, abeshyerwa ko yafashe umugore w'abandi atamufashe, nta naho kwisobanura yari afite, hari mu gihugu kitari ikiwabo. Mana ishimwe. Yaragowe, ariko navuga ngo uko biri kose nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yambwiye, kuko Imana yanjye si umuntu ngo ibeshye. Imana ntabwo ibeshya, Imana ntabwo yambeshya, Imana ntabwo ari umuriganya. Reka nihangane, reka ndeke gucogora, reka. Haleluya. Nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yambwiye. Mana twebwe n'ibiki tugerageje. Yarageragejwe no muri gereza, aremera, aratuza imyaka n'imyaka, aratuza. Ntiyigeze avuga ngo reka mve ku cyo Imana yavuganye nanjye, wenda Imana yarambeshye, wenda sibyo. Haleluya. Ndavuge ngo wenda ntabwo ari byo, wenda ntabwo abantu bananambeshye, wenda n'ijwi numvise ntabwo ari iry'Imana. Wacogore. Yaravuze ngo reka mvumiriye, reka nkomeze. Mana ishimwe. Arakomeza agera ku cyo Imana yavuze. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Uko biri kose tuzagera ku cyo Imana yavuze. Rero nidukomeza gukomera, nidukomeza kurinda isezerano, nidukomeza tukareba neza ko iyavuganye natwe ari yo kwizera. Mana ishimwe. Ushobora kuvuga ngo ndashaje, hari ibyo Imana yavuze sindabigeraho, ariko wibuka ko na Yosefu akimara kuva muri gereza yatumwewe n'uwamufunze. Haleluya. Uwamufunze ubwe ni nawe wamwitumiyeho. Reka ibyagushize hasi ari nabyo bihagukura. Mana ishimwe. Reka ibyananije ubuzima bwawe ari nabyo biza bigukura aho ngaho byakunanirije. Mana ishimwe. Reka bakuvuza amagambo mabi ari nabo bavuga meza. Amen. Ari bo
haleluya. Tuzagera ku cyo Imana yavuze niduhagarara ku cyo yavuganye natwe, ariko niducogora ntituzabeshye ngo niyavuze. Imana niyo yavuganye nawe, Imana niyo kwizerwa. Imana yahoraga ibwira Yosefu ikamusanga mu nzozi ikamubwira ngo erega Yosefu we uzaba mukuru muri aba ngaba, haleluya, uzabatwara, uzaba umuyobozi wabo. Ikamwereka umuba we uhagaze y'abandi kagwa, akabibabwira ngo uyu Karose nawe mushatse kuvuga ko uzatuyobora. Ibyo ari byo byose, hari abamuciraga mu maso, hari abamushunaga, hari abamukubitaga inkonji, ariko baravuga ati nanjye mba nabibonye, niko mba nabirose, nta kindi mvuze. We nta nubwo yamenyaga icyo bisobanura. Mana ishimwe. Ariko uko biri kose arakomera. Amen. Igihe cy'umwami aramutumiza, arangije kumutumiza amwegurira ubutware. hahandi yamburiwe icyubahiro, hahandi yasuzuguriwe, aho ngaho niho Yosefu yambariye agaciro, amuha gutwara iby'urugo rwe byose. Aramubwira ati uzatwara iby'urugo rwanjye, uzayobora abaja, uzamenya ubutunzi, uzamenya buri kintu cyose. Ni wowe ugomba kukimenya, ni wowe uzakiyobora. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Yosefu arihangana agera ku ntsinzi, aratangira arayobora. Haleluya. Aratangira mu mutsinzi, aratangira ayobora abiwabo, aratangira ayobora abo mu gihugu atazi, aratangira abo umutwara, aratangira abo umwami. Mana ishimwe. Agera ku cyo Imana yavuze. Haleluya. Noneho biza kurangira naba bene wabo basuhukiye mu gihugu arimo, kuko yageze bagikora neza, barabika ibyo kurya, ahandi inzara irabica, bakajya baza gusaka muri icyo. Haleluya. Ni iki kiri kukugerageza? Ni iki kiri kukugerageza? Ni iki kiri kukubuza gusimama? Ni iki kiri kukubuza gufatika? Ni iki kiri kukubuza kuguma ku cyo Imana yavuze? Ahari hari kiri kukugerageza muri iyi minsi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo komera. Imana niyo yavuganye nawe kandi ni nayo izasohoza. Mana ishimwe. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo guma ku cyo Imana yavuganye nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo witeshuka ku cyo Imana yavuganye nawe. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo yavuganye nawe no kugisohoza izagisohoza. Ibi byose turimo nonaha Imana yari yarabitubwiye. Haleluya. Kandi uretse n'ibi hari n'ibiri imbere yavuganye natwe, nabyo tuzabigeraho, kuko atari umuntu ngo ibeshye. Ariko ndagira ngo ubwenge n'ibisezerano biri kukugerageza, komera, wicika intege, komera, witeshuka. Mana ishimwe. Komera. Haleluya. Urabona akantu gato gasara, ariko wibuke ko na Yosefu we yanyuze no mu birenza ku gatoya, yarageragejwe cyane. Mana ishimwe. Rero komera, shikama. Imana izatugirira neza, Imana izaturwanira, Imana izatuneshereza. Mana ishimwe cyane. Tujye gusenga. Waba ufite ikiri kukugerageza, emera upfe, banza upfe, banza wemere kugeragezwa kugira ngo ugere ku cyo Imana yavuze. Numara kuva mu kigeragezo uzabona amatunda. Nubona kuva mu cyari kikugoye uzabona ibyishimo. Uko biri kose ugomba kubanza kwemera kugeragezwa kugira ngo usubizwe n'intege, kugira ngo ibyawe bisohore. Mana ishimwe. Kandi nutageragezwa ntabwo uzabasha gusenga. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhaguruka, dusenga Imana. Ubwire Imana ngo nanjye uyu munsi ubwo ugenderera abandi ntusige, ubwo usubiza abandi nanjye unibuke, ubwo utabara abandi Imana nanjye ntabara. Haleluya. Ubwo urengera abandi nanjye ndengera. Mana ishimwe. Imana idukureye imitwaro twikoreye imitwaro itari imwe, ariko Imana idukure ku bitugu. Ijambo ry'Imana nambwira ngo iyo mitwaro babahekeshaga ngo izabava ku bitugu. Sinzi imitwaro iri guhekeshwa, sinzi ibiri kukugerageza, sinzi ibikubujije
ntitubashije kugera ku cyo Imana yavuze, ariko uko biri kose tugiye gusenga Imana, tubwire data ngo data dutabare, turwanirire, duhe imbaraga zo kuba mu kigeragezo. Imana ishimwe. Ufite amahirwe kuba ukibasha kugera mu nzu y'Imana, ufite amahirwe kuko ubasha no gusenga bikemera. Ejo hari ahantu twagiye n'izina ryaho ryananiye kurifata ngo niba ari Korogosho. Imana ishimwe. Numvise abajya batemberezaho ibicuruzwa bahaza, ariko ndagira ngo nkubwire, hari abantu bagowe, hari abantu bababaye, hari abantu Mana we use mubwire gute, arabyuka akumva ko ngo kugira ngo byibura abone ibitotsi ngaruko ari bujye mu kabara kamwe. Abana barabataye cyangwa bagira neza bakaza bakabakuraho abana barara ahantu. Mana use mvuge gute, nuko wabona hamwe hanze batapuberi, we ngo ni mu nzu n'utuzu tw'utwatsi twashaje ariko birenga no gusaza. Mana ishimwe. Bo aho ngaho niho barara, bakabyuka bakajya mu kabari, bakajya kunywa amatabi kugira ngo byibura ngo basinzire. Twagezeyo tukababaza, ese ubu nibwo buzima mwahisemo? Ngo none tugire gute ko nta bundi tubona? None se ntabwo basi wanabasha kwizera Yesu agahindura ubuzima bwawe ngo tumwizere tutariye? Nicyo gisubizo bandi. Ubwo twari twajyanye kawunga nke ishoboka, ubwo byibura uwo tuyihaye niba bemeraga kumva Yesu. Kavuga ngo ubwo abonye kawunga, reka nicare numve. Mana ishimwe. Haleluya. Ariko nawe yabyumvaga atabyumva, akavuga none bakatubwira ati nubwo muyibahaye, hari n'uwo muyihaye mu kanya arajya kuyigurisha yongera mu nzoga, ntari bunayiteke ngo ayirye kuko ntafite n'aho ayitekera. Mana ishimwe. Twaratutswe, baradututse, umva baradutuka, ariko ndavuga ngo uko biri kose uyu munsi nibwo mvuze ubutumwa. Ubu butumwa bwo mu rusengero twarabumenyereye, hano ni nk'ahantu tuza kwigira no kubarikira, ariko hari ahantu hakenewe kubwiriza ko Yesu ari umwami. Hari abantu batwebwe Yesu yamaze kubuhindura kuko twamaze kumwumvira. Urabona wo muraye nako nta nubwo uraburara, ariko watatse, watakaje ibyiringiro. Hari undi muntu uburara buri munsi, wiyicisha itabi, wiyicisha inzoga kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Ariko Imana yo mu ijuru itubabarire kuko twebwe twaranezerewe ahubwo tunanirwa kubikiranukamo. Uyu munsi urambara igitenge ugahinduranya. Mana ishimwe. Uyu munsi ndacyambara nkahinduranya, ariko unaniwe kugera ku cyo Imana yavuze kubera gutakaza ibyiringiro. Mana ishimwe. Mana tubabarire cyane, Mana twongerere kwizera kuko hari abandi babayeho nabi. Muravuga ngo turi muri kino gihugu kitari icyacu, ngo turi impunzi. Abo ni bene cyo bakibayemo nabi. Abo ni bene cyo, ni abene gihugu babayeho badashobora kubona aho kurara. Ariko muri twese n'indurara hanze ko turi no mu mazu meza. Mana ishimwe. Baratubwiye ngo twebwe ngo tugira amafaranga, ngo bakobwa ngo bagira amafaranga menshi, ngo yuweneza n'igiba. Hari uwo twagiye gusura aratubwira ngo ushaka mwebwe mugira amafaranga, ngo yuwe n'igiba amafaranga. None narababwiye kugira babimbwire neza, ndabwira nti ngese ndi umukongo, ngewe ndi umunyarwanda. Ngo mwese muba muyafite, mugabe wanyu baragutumira, ngo muba mu mazu meza, murya neza, mwambara neza. Ariko ngira ngo mbabwire ngo nta kindi gituma tuba amazu meza, tukarya neza, tukambara neza, nuko twamenye neza ko hano ku isi si iwacu.
byawe murenge, inka ziraribwa n'abandi, ukaza hano kwicisha agahinda, ukaza hano kwibyurya. Nujya uyabona jya urya, kuko umunsi umwe uzapfa. Mana ishimwe, umunsi umwe uzapfa. Nujya ubona inkoko jya urya, ntukiyime. Nubona agasamake wirire ubugari, umunsi umwe uzapfa. None se turi hano tuvuga menye ejo nzaba ndi, menye ejo nzajya, menye ejo nzaba ndi. Ujye no kwicisha agahinda hano muri buno butayu. Mujye murya, munezererwe ko Yesu akihaturiye kandi atari iwacu. Mana ishimwe, kuba turiho ni ukubera Imana, kuba twambara neza ni ukubera Imana. Wambwira ngo uve iwanyu wari uzi kuzongera kubaho neza, wari uzi kuzongera kubyibuha, wari uzi kuza, ariko Mana icyo ngikundira nuko itameze nk'abantu. Imana ntabwo ari nk'abantu, igitugirira neza, igiturwanira, igituneshereza, igatuma tubaho batabishaka, igatuma tubyara batabishaka, igatuma tugenda batabishaka, igatuma tuyobora. Ariko Mana we, haleluya, Mana ishimwe. Uzi yuko tugira ishyari, umwana w'umuntu agira ishyari akababazwa nuko yabonye ngo bavuye muri kakumba wagiye mu rusengero, bimutwaye iki kweli? Kandi nawe ararufite. Ariko ishyari ni ishyari ryarazamutse, turakubitwa amagambo menshi metumaho udashoboye kugutuma hagatuma undi. Ishyari, ariko jyewe ntabwo nanyurwa nabyo, kuko ejo nzahava njye n'ahandi. Bazaregera bageze hehe? Mana ishimwe, haleluya. Rero witakaza igihe ku muntu, ahubwo tubire icyo Imana yavuganye nawe, kuko Yosefu yarihanganye agera ku cyo Imana yaramuvuze, atangira kuyobora bene wabo. Mana ishimwe, witakaza umwanya wo kubana. Mama Filipo batakaza umwanya, igihe cyabo ni gito cyane, kikarangira ukagera ku cyo Imana yavuze. Bazaba bakivuga iki? Kandi reka mbabwire, mwari muzi ko icyo Imana yavuganye natwe nta muntu ushobora kugihagarika. Ngo bajya kubikerereza, ngo bajya kubizirika. Jye sindibaza ukuntu nafata umwanya wanjye n'iri zuba ngo njye ku musozi ngo ngiye kuzirika amasezerano ya mama yashatse. Mfashe iki kweli? Biramfashe iki? Ngo ngiye kuzirika dosiye ya mama Fina, biramfashe iki? Ngo ngiye kumutandukanya n'abana ntibakamwumve, biramfashe iki? Icyo abana bamuhaga barakiguha, ntibanakuzi. Ariko kuko ubona mama Fina yambaye agatenge kakamubera gusa kubera inema y'Imana, wasaze. Mana ishimwe, mureke twite ku iherezo ryacu kurenza kwita ku tuntu twa hano hasi. Mana ishimwe. Ese nijya kuzirika amasezerano ngo uriya mukobwa we ngo numvise bamuhanurira ngo agiye gushaka muri Amerika, ngo buri buzima bugiye guhinduka, akajya ku musozi ngo yamana ngo ibindi bikabe. Ntabwo Imana yizirika amasezerano yawe, ahubwo Satani yumva gusaba nabi kwawe, agahita azagaragara iruhande rwawe akavuga ati ndagushyigikiye, kiriya gikobwa ntikizashaka. Wowe uzi ngo wagiye gusenga Imana. Hari abantu benshi bapfuye urwo rupfu, barapfuye bari kwibeshya ngo bari gusenga. Barasenga iki? Uri muzi uri murasenga ngo bure gushaka ngo nazabe hari iwawe, ngo ni Imana ngo yamuziritse. Yewe Imana nikora icyo, Imana ntigizirika amasezerano, ahubwo Satani ahita aza mu ruhande rwawe akavuga ati wawe, wowe waje kuba umukozi wanjye, we ni mutumishi wa Shetani. Waje kuba umukozi wanjye kuko waje kuri uyu musozi, waje kwicwa n'izuba, urimo urasenga uzi kuri gusenga Imana. Ahubwo reka rero nzi iruhande rwawe ngusubize. Shantari, ndabikwemereye, ngiye gufasha abarozi b'Iburasirazuba bose, ngiye kubatuma kwa Shantari bamuzirike. Ugiye gukura umuhanuzi w'Imana, warangije gukorera Satani. Kuko Satani we yumva ijambo ry'Imana rirambwira ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Nase niba ugiye gufunga amasezerano y'uyu mubyeyi ngo uramuheza muri ubu butayu bwa Nairobi, uri umukozi w'Imana, ayo
isengesho Imana irayumva. Imana ntabwo yumva gusaba nabi, ahubwo wowe ikikuriho Satani yakwinjiriye akoresha abakozi be azirika ibyawe. Icyo dusabwa rero twe ni ukuba amaso, tugahagarara ku cyo Imana avuganye natwe, tukibohoza muri izo ngoyi za Satani. Jewe nta muntu uzajya kumfunga ngo bajya gufunga, bazagende bafunge. Icyo Imana yavuze barakizi, aho yanguye barahazi. Nzagera kure kuko Imana avuganye nanjye. Mana ishimwe. Ariko ubu harya ubu ni se, ni Satani se, ni Imana se, ni iki cyabifunga se? Kuki kitabifunze kera? Guhera ndi muto ndwana mbyuka, ndwana mbyuka, ndwana mbyuka, kugeza kuri kandi ndimo ndasaza ngo ugiye gufunga ibyanjye. Why? Ntushobora kubifunga. Nibashaka bazikorera ari 5 bajya gufunga, ntibazabifunga. Keretse by'ubwanjye ndi kwifunga, ntaranirwa kurwana n'iki Imana avuganye nanjye. Ni jewe nzifunga. Haleluya. Rero numara kwifunga nukavuga ngo bamfunze, bo barabigerageza ariko ntibabishobora, kubera ko hari icyo Imana yavuganye natwe. Amen. Ntabwo byumverano yawe ari Imana avuganye nawe byaca ese muzihe nzira z'imisozi z'amacawe z'ibiki, tuzagera no ku cyo yavuze, tuzagera naho yatubwiye, kuko barafunze kenshi ariko turakomeje tubabanaho. Tewe niyo warebye ngo tuzagenda tubisimbuka, uzagenda ubabana. Amen. Uzifu umaze gusimbuka waho ugeze ahangaha ni nyinshi, dusimbutse nyinshi, izo twabonesheje amaso n'izo tutabonye. Imana yagiye ihagarara ikadusimbutsa. Mbese yakoze biriya ntizakora n'ibindi. Imana ishimwe. Iyagusimbukije biriya ntizagusimbutsa nini. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu uherutse kwihandagaza muri cya gihe nari ndi gutegura ubukwe, aravuga ngo buriya bukwe nibuba muzamenye ko nasenga Imana. Shatse bwarabaye cyangwa ntibwabaye? Izagisohoza, ariko wowe niwifungukananirwa kugikomeraho izafungika, kuko ni wowe uzaba wifunze, ntuzabishyira umwana w'umuntu. Imana ishimwe. Amasaha aragiye, abajya gucyura abana ndabona batangiye kureba hejuru. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana, abagenda bagende, ariko abo bikundira 11 mugaruke. Imana ishimwe. Zageze. Okay, reka noneho dusoreze ni uyu munsi kuko twiriwe hano. Ejo 11 abazabishobora tuzaboneke, muzamwamaze gucyura abana, ndabizi neza muzabishobora. Mujye mugerageza n'ukuri aya masezerano dufite, nta kindi kizayabyutsa uretse gusenga, nta kindi kizatuma tuyageraho. Imana ishimwe, haracyari kare. Imana ishimwe cyane, tuzagera ku cyo Imana yavuze n'ukuri. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'imbaraga, uri rurangiza rwa burundu Jehova Shama. Ndagushimiye rero Mana kubwira ijambo, twagiye tunyura muri byinshi, amasezerano yacu agenda tugerageza, ariko Uwiteka ndakwinginze Jehova, kugeza isezerano ryawe rizasohorera, n'ubundi tuzakomeza tugeragezwe, ariko ndakwinginze kugira ngo uduhe gukomera ijambo wavuganye natwe, ijambo watuvuzeho, mu izina rya Yesu urisohoze n'Imana, wiheshe icyubahiro Nyiringabo. Ngaho ganza utegeke, shyirwa hejuru Mwami. Uyu munsi turagushimiye ko wabanye natwe Mana, kandi buri wese wabashije kuhagera umuha umugisha, mu umugisha utagabanije, kandi usohoze ibyo wamuvuzeho, muha imbaraga zo gukomera kugira ngo tugere ku cyo wavuze. Urakoze Bana ni nziza, urakoze kuko utwumvise, kandi ugendane n'abagiye abakiri hano natwe, ukomeze kubana natwe. Bisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo.
Mungu ametujalia kufika hapa ajabu sana. Kuna wengine wamelazwa mahosi, kuna wenye wako na ugonjwa ile wamelemewa, lakini sisi Mungu ametujalia tukaweza kufika hapa leo. Amen. Haki nimemaliza siku mingi kama niko mgonjwa sijielewi. Nilikuwa nimegonjeka kabisa. Nikakuja kupata sijui ni pneumonia. Wanaitaga hivyo. Pneumonia, yes. Hiyo ndio ilikuwa imenilemea sana. Nimemaliza kama wiki 2 hivi siwezi kufika hapa kuomba. Hiyo Wednesday nyingine nimeenda pale nikasema acha nijaribu nifike kwa nyumba ya Mungu nione kama kuna penye nitaweza saidika. Kufika nikapata hamuyuko. Nikarudi kuchukua credit. Nikameza dawa zikanilemea. Nikasema hii siku ikifika kama niko mzima nitashukuru Mungu. Haki tumelemewa na ugonjwa, hata watoto wangu sasa hivi bado ni wagonjwa. Nikasema tu acha nijaribu leo nione kama nitapata kufika hapa. Shukuru sana Mungu. Amen. Yeye chukuru kirana. Ndashimana cyane. Nyiri umurakoje ururimi utari kugira utisanzuye mu buryo mutari kuvuga amashimwe nk'uko akwiriye. Ariko nayo narwaye. Kwa gatatu namwe ibinini ndabaturika mbanze nze gusenga nicare mu ikarisa nyine yani maze kubika. Hageze nsanze mutasenze nsubiye mu rugo. Nararyamye kugeza saa 12 ntabwo nari ndimo ndamenya ko hari n'abana batashye cyangwa batashye. Ahubwo ndashimira ko akanya mpagaze ahangaha ndi muzima Imana ishimwe. Turabizi ko hari ibintu byinshi bari guhiga ubuzima bwacu. Satani bayahagurutse kandi njye nigirira n'amasengesho make cyane. Yana tabasha kundinda usibye gusubona ubw'Imana baba bundinze Imana ishimwe. Ndashima Imana ko twabonye hano hantu twatumaze kugira ikibazo nyine cy'ukuntu hari amaze kuba hatoya kandi nabwo hakaturemerera no kuhishura n'ifaranga ntabwo twari dufite. Ariko Imana ishimwe ko yabidufashije byose duhagutse kandi dukoreraho n'iyo umusaraba nyine wo kwishura tutari dushoboye. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko abantu bajya baza hano batatwite bagatwita bakabyara abana bazima. Amen. Byose ni ibintu byo gushima Imana ko twabonanye twese. Imana ishimwe cyane. Amen. Abarimo mara ku mutima dufite abantu benshi babyaye kandi babyariye mu cyumba. Niko navuga ngo babyariye mu cyumba kuko hari abaje barananiwe gusama babasama bo barabyaye. Hari abaje bigoranye mbese nawe ubwe akavuga ati nzabigenza gute mbyara bigoranye nka Chantal sinzi niyo muzi yarabyaye Imana yanjye. Ubundi ushize ngo yari yabyaye ari muri bombone yabuze umwuka. Imana ikomeza kugenda ibitwereka turasenga ariko turashima Imana yabyaye nta nuvuze karamufasha uretse ko nyine yabazwe bisanzwe ariko bya bintu byo kubagwa ugize icyuma ugize bombone nta mwuka ibyo ngibyo Imana yabidukuriyeho turashima Imana. Rero ni ukuri mureke dukunde Imana kandi dukunde gusenga n'ibyo itarakora izabikora. Reka ntemerere uriya mama w'inyuma nawe tumuha akanya azashime n'akabebe rwose ukazane. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Shimira ko tujaje umunsi wa turi bazima. Imana yagucyubahira. Ikindi cyanzanye cyane naje cyo gushima Imana. Navuye mu Rwanda njye n'abaga mwite. Noneho nkajya mvuga ngo Mana iki gihugu ngiye kubyariramo kandi byarabambaze. Ubuso hano ntibazantererana kandi numva bavuga ngo uyu muntu abyaye asigara wenyine abandi bakagenda. Numva birampangikishije bintera ubwoba. Najya kubwira Imana ngo Mana nibona mbyaye umwana ntabazwe nzagushima. Gize amahirwe mbona nza gusenga barambwira ngo nzabyara kandi mubyare neza kuko bwari buke njya kubyara itariki zegereje. Ngiye kubyara mbyaye neza. Umubyeyi twajyanye baratwakira neza bamuburiri bwe nanjye bamubwanjye badusengurira amashuka n'amakuvureri na za musiteri twese barabiduha. Numva shima Imana ndavuga ngo nzagaruka hano kuko navuze ngo nimbyara neza
Nshimira Imana rero ko ndi muzima n'umwana wanjye ari muzima nta kibazo dufite kugeza ubu ngubu. Amen. Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Turashima Imana. Erega ubundi Imana ni iyacu. Ese mugira ngo Imana hari aho yagiye? Imana ni iyacu. Imana yarakoze, yavuye mu Rwanda, yaje hariya mu cyumba kugira ngo bwari buke mugihe araza kandi n'ukuri yari afite imbaraga ariko afite ubwoba. Nicyo kintu nibuka, yari afite ubwoba n'ukuri bwinshi, avuga ati munsengere ndumva afite ubwoba. Turashimira Imana ko yamushoboje, ni ukuri dushime gute basi yanabyaye neza. Hallelujah. Amen. Buse nabyina igisirimba gute se kugira basi Imana yumve ko nyishimiye. Ni ukuri Imana ishimwe ko yabikoze, bwabwo bikabuvanaho, icyuma ikakivanaho. None ngewe iyo bigeze ku babyeyi njya numva wagira ngo umuhamagaro wanjye uri ku babyeyi. Kuva nagera muri Akasarani abagore barabyaye, abandi baratwite, wese umuhamagaro wanjye uri ku babyeyi bimeze gute. Rero hari n'uwashekeje n'ubundi ntarabyara ariko yaje hano mu cyumba, ndamubwira nti rero usengere ubukwe iwawe kandi usengere no gutwita, ngo ariko noneho pastor arashekeje. Ndasengera ubukwe bw'umwana, nsengere no gutwita, bw'ibaze ibintu bibiri ndashingira nanjye mbyare. Ndamubwira ni byose ko bikurikiranye, sengeye nkubwiye uko mbibonye kandi niko bimeze. Ejo bundi hashize nk'icyumweru ngo yumva nageze neza, ajya kwa muganga asanga yageze. Ntabwo yagezeyo uwo munsi w'amasengesho avuye gusenga, ngo aragenda avuga ngo none ibyo mbonye mu cyumba ngo barambwe ngo ngiye gushyingira mu kandi ngiye no gutwita. Ngibaza ibyo bintu kweri, noneho ngo we ibyo abwiriwe mu cyumba byose aragenda akabivuga, ngo akabibwira mbese umuryango wose, ngo akabivuga. Noneho ngo arabwira ngo umwana ubuse agiye kwipimisha asanga aratwita, ati yanda mu masengesho yaje nibiteye kabiri. Nari namubwiye ariko umukobwa wawe umugabo we ntabwo ari hano. Avuga ati buriya nyine byari bize bya ya ndwara twanduye, buriya ari hanze ni muri abiri. Noneho ariko nyine Imana ishyigikira icyo yavuze. Yumva umukobwa aramubwira ati mfite fiance kandi barashaka kuza kubaza ese nuwahe, ngo yirukira kumenya ngo nuwahe, atari mu Rwanda. Arasara ati gute njye sinashingira mu Rwanda, ati njye ndi hano wowe ujye mu Rwanda. Arega birakomera, bananirwa kubyumvikanaho, baza kumpamagara. Ndamubwira ngo ubwihane ihane kuko Imana yakubwiye ko umugabo atari hano. Ngo numvaga ari hanze n'abantu mu Rwanda ni hanze. Imana ishimwe. Rero ndashimira Imana ko kuri aka kanya nawe yageze aho nyine arabyumva, bamaze gufata irembo ry'umukobwa nawe aratwite. Amen. Imana ishimwe. Rero Imana dusenga ni Imana ivuga kandi igakora. Dusenga Imana idakora ntacyo byaba bitumariye. Twabyihorera kuko twarakurikiye Imana y'indagise, cyangwa se ijambo ry'Imana rambwira ngo ukuboko kwanjye ntabwo kwaheze ngo nanirwe gukora, n'ugutwi kwanjye ntikwapfuye ngo nanirwe kumva, ahubwo imirimo yanyu mibi Imana ntabwo ishobora gukorera. Imana ishimwe. Rero ni amen. Haleluya. Amen. Imana nande ko Imana yandejeje hano. Ni byinshi Imana yagiye inkora bivuze yabivuze, ni byinshi Imana yankoreye, ni byinshi Imana yangirije ndwaye, nari nararwaye cyane. Amen. Nabasha kugenda narize nk'amezi 3 ntasenga kandi ntabasha no kujya gusengera, ariko Imana irangiza ndakiki. Imana irangiza, Imana ishimwe. Imana irangiza turongera ngo muzima abana bari bahebye, ariko Imana yongera neza irangiza. Imana yuko Imana
yampaye kugera muri iki cyumba sinakigera abana barahakunyishije hari mu barahakunyishije rero ko nagezanye nabyo nkasanga ko mwarabonye umuteranira hanini hamwe no kugaragaza shima Imana kuko Imana zikora ibyayo Imana ishima nongeye gushima Imana kuguriye umwana washimye yaje atwite kandi yarabazwe birambabaza cyane kabisa umuntu wanzaniye hano kandi yarabazwe hano bazongera mu bari kabari kuntekereza ariko muri Imana mu Mana aho kari kabumvira akavuga ngo Mana uzomfashe umwana uzare neza dore naragwaye sinzibasha gukora ngo ndanesa sinzomumese iminsi myinshi sinzobona imbaraga kabwira Imana ngo Mana uzobikore kera rero ibyo ndabisengera Imana ishima ariko Imana umunsi umwe irasesa ngo tumujane kwa muganga nakambwira ko bambwiye ko yarambwira ko bazozana neza muri hano muri kino gihugu cya Kenya bakoza bakubona umubyeyi wese bakamuzana binagorana kuba warabazwe bizabigorana iyo bakwiye kubona umusore usaho wabazwe bazamwambura atarusha nagerageza ariko twarajanye ndavuga ngo iyi ni Imana najanye na yari yasenze kuko kandi mwari mwamusengeye twarashitse ibyarusha bimwe mu muntu akanya gato twagiye mu kwije ariko yanyuzana kare abyara umwana muzima kandi abyara neza vuba vuba ntibanatinze bamuzaza neza umwana wiwe muzima ati nimubare nimba mushaka turara twari gutaha ariko turarara bamaduya uri ku gitanda cyiwe bakazama bazanira kumureri baraye n'uwo munsi Imana inkorera ibitangaza ndavuga ngo ni Imana ntabwo umwana w'umuntu ukora ibintu rero shima Imana kuko yampaye kuzara neza shima Imana ko uyu munsi akitiye umwana w'ubuzima ni byinshi Imana zikora yagiye ishingira abana mu bitangaza byayo nkaba nambaye imyenda merewe neza ndi muzima ntananutse meze neza ubundi narashize abantu bose bambara bakavuga uriya mugore aho yarwaye urabona ari muzima ariko Imana yo mu ijuru itangaza Imana ishimwe Imana ko muri abana b'Imana zose Imana yakoreye Imana nzobora nishima Imana ishimwe amen. Tumesikiliza neno hata tumesikiliza ushuhuda, tumeshukuru jina lako. Kwa hiyo tumefunga hii kipindi ya kwanza. Kuna wenye umeenda nyumbani uende nao, hata wenye umebaki hapa baki nasi ili tumalize hii maombi vizuri na tuone vile hata sisi tutafika nyumbani. Endana na wenye umeenda, atubaki na wenye tumebaki hapa. Jina lako liendelee kutukuzwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.